muraho neza mwongeye kwirirwa njye Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira ku mateka. Uyu munsi ndashaka kuganiriza ku mateka y'akarere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga ni akarere k'amateka y'ubwami, iyogezabutumwa n'umuco wa Kinyarwanda. Akarere ka Muhanga gaherereye mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda, kakaba kabarizwa mu ntara y'amajyepfo, kakaba gahana imbibi n'akarere ka Ruhango mu burasirazuba, kagahana imbibi n'akarere ka Kamonyi mu majyaruguru, kagahana imbibi n'akarere ka Ngororero na Karongi mu ntara y'uburengerazuba, kagahana imbibi na Nyamagabe mu majyepfo. Aka karere kandi kakaba gafite ubuso bungana na 647.7 kilometero kare. Aka karere kandi kakaba gatuwe n'abaturage barenga 418. Abagabo akaba ari 47%, naho abagore akaba ari 53%. Umujyi wa Muhanga wahoze ari Gitarama utuwe cyane kurusha ibindi bice. Aka karere kandi kakaba kagizwe n'imirenge 12 harimo Cyeza, Kabacuzi, Kibangu, Kiyumba, Muhanga, Mushishiro, Nyabinoni, Nyarusange, Rugendabari, Rongi, Shyogwe na Ngambo. Amateka y'ibwami n'inkomoko ya Kabgayi. Muhanga by'umwihariko Kabgayi na Gitarama byabaye inzira y'abami banyuragamo bagana Ibwanacyambwe, Ndorwa n'ibice by'uburasirazuba. Aha ni naho habaga inkambi z'abasirikare b'ibwami, hagasigara igicumbi cy'imiyoborere n'umuco. Itangiriro rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Kabgayi niho abakomisiyoneri ba mbere bageze mu mwaka w'1900 harimo Padiri Hiriti n'abandi. Hatangiriyeho Kiliziya ya mbere mu Rwanda, Bazilika ya Kabgayi, iseminari nkuru ya mbere mu mwaka w'1903, amashuri y'abarayiki. Kabgayi yabaye icumbi rya Kiliziya ndetse n'ubwigenge bw'u Rwanda. Hanabereye inama nkuru y'igihugu. Umuco n'imigenzo bya Kabgayi cyangwa se bya Muhanga. Abanyenduga nibo benshi batuye aka karere, bazwiho ubupfura, umurava n'umuco w'ubusabane. Imihango n'imbyino gakondo mu mirenge nka Shyogwe, Mushishiro na Cyeza. Haracyarangwa n'imbyino z'intore, imigenzo y'ubukwe gakondo, ibitaramo by'inkera, inka, imitako n'indirimbo n'ibirango byinshi mu muco w'Abanyarwanda. Umuco rusange w'abanyenduga babaga i Muhanga. Ahangaha nimvuga abanyenduga ujye wumva abantu bari batuye Muhanga biganjemo cyane. Akarere ka Muhanga kari gatuwe hanini n'abakomoka mu banyenduga, itsinda ry'imiryango y'Abanyarwanda bazwiho kugira umuco uhamye n'ubupfura, kwiyoroshya no gukunda ubumwe bw'abantu. Indangagaciro nyamukuru zaranze abanyenduga: ubusabane, kwakira abantu neza, ukwiyubaha no kubaha abandi, gukunda imihango n'imyambarire ya Kinyarwanda, gukomera ku muco ya kera nko guha agaciro inka, gusangira ibirori, kubahana mu mihango gakondo. Ubukwe bw'Abanyamuhanga bwagiye burangwa n'imihango yihariye nk'iyo twita gusaba no gukwa, aho umuryango w'umuhungu wajyaga gusaba umukobwa ku mugaragaro, bagahuza imiryango biciye mu busabane, harimo gufata irembo mu buryo bwa Kinyarwanda, kuvuga imigani n'ibisigo, guhabwa inka no kuganira bya Kinyarwanda. Inka yari igicumbi cy'ubuzima mu Banyanduga. Habagaho imihango yihariye: gushima Imana mu gihe inka ibyaye, kwita izina umukobwa ugiye gukobwa, gukesha inka ibirori. Akarere ka Muhanga kandi kazwiho cyane mu gutoza intore. Imbyino z'intore zifashishwaga mu bitaramo, harimo mu gutaramira umuco, ibirori by'ibwami, ibirori by'imbyino n'imiryango. Ingoma zari ishingiro ry'imiryango n'ubuyobozi, kandi ingoma zifashishwaga mu gutangaza ibyemezo by'ibwami, gutumira abantu no kwishimira itsinzi. Ubuhanzi, ubukorikori n'imigenzo y'ubuzima. Muri Muhanga habamo ubukorikori bwinshi, harimo ububumbyi. Akenshi wabonaga mu mirenge nka Nyabinoni na Kibangu, aha bahakoreraga ibibumbano n'ibiseke. Ubudozi gakondo, abagore bari bazwiho cyane cyane gukora ibitambaro by'inkwano, ibirago, imyenda ya Kinyarwanda. Muhanga kandi ni kamwe mu karere karanzwe n'umuco w'ubumwe n'ubworoherane. Muhanga yabaye akarere karimo ubufatanye hagati y'amadini, imiryango n'amoko atandukanye. Muhanga kandi ikaba akarere kabaye urugero rwiza mu nzira y'ubwiyunge n'isanamitima nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muhanga kandi ni igicumbi cy'imiryango igenderanirana mu muco wo gufatanya no gutabarana mu gihe cy'ibyago n'ibyishimo.
Muhanga kandi ni umujyi wunganira Kigali. Muhanga ni umwe mu mijyi yunganira Kigali byemewe na leta y'u Rwanda bitewe n'uko ifite imiterere myiza y'ubutaka, aho uherereye hagati y'uturere twishi, inyubako, imihanda igezweho, ubucuruzi n'ubuhahirane bihuriyeho n'uturere tw'inyabutatu ari two Kigali, Ngororero na Ruhango. Gitarama rero kandi akaba ari wo mutima wa Muhanga cyangwa se umujyi wa Muhanga. Mu bukungu, Muhanga imenyerewe ku bworozi n'ubuhinzi. Muhanga ni akarere k'ubuhinzi cyane ariko n'ubworozi bugakorwa mu mirenge y'icyaro. Iby'ingenzi bihingwa muri kano karere harimo ibigori, ibishyimbo, imboga, harimo karoti, dodo, epinari, imyumbati ndetse n'ibindi. Ubworozi bw'aka karere bakunda cyane korora inka, ihene, ingurube n'inkoko. Muhanga kandi ifite amasoko akomeye nk'isoko rya Muhanga, isoko rya Kinini. Muhanga kandi kagira n'agakiriro gatunganya ibikoresho byo mu mbaho twifashisha mu ngo, ubukorikori, inzugi, ameza n'intebe. Muhanga kandi ikaba ifite inganda ziciriritse zitunganya amata, amamesa, imigati n'ibikoresho by'ubwubatsi. Muhanga kandi ikaba ifite amashuri y'amateka nka GS St Joseph Kabgayi, iseminari nkuru, amashuri makuru nka Université Catholique de Kabgayi, ishuri ry'ubuforomo n'ubuganga. Muhanga kandi ikaba ifite ubuvuzi, ikaba ifite ibitaro bya Kabgayi, ni ibitaro bikuru by'akarere ka Muhanga kandi bikaba n'akarorero ku rwego rw'igihugu. Ibigo nderabuzima bihari bifasha abaturage kubona ubuvuzi na serivisi z'ubuzima hafi yabo. Imibereho rusange y'abaturage ba Muhanga. Abaturage ba Muhanga benshi ni abahinzi n'abacuruzi, harimo n'abakozi ba leta bakorera ibigo by'uburezi, amavuriro n'amadini. Muhanga kandi ifite uburinganire n'iterambere ry'umugore. Muhanga yashyizweho ku isonga mu guteza imbere umugore n'urubyiruko binyuze mu kwihangira imirimo. Hari n'amahuriro ahuza abagore bakora ubucuruzi n'ubukorikori. Akarere ka Muhanga kabaye igicumbi cy'iterambere. Iterambere kandi rishingiye ku mateka yaho, uburezi bwimbitse n'ubuyobozi bufite icyerekezo. Akarere ka Muhanga kandi kagaragaza ishusho y'icyerekezo cy'u Rwanda gishya, gaherereye ku mizi y'umuco na serivisi zinoze zifasha abaturage mu mibereho yose ya buri munsi. Ngaye nguko rero amateka y'akarere ka Muhanga. Yemwe abanaga muri no nkuni Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Wakora subscribe, like na share, ubundi ukandika muri comment akarere twazakuganizaho ubutaha. Stay on touch, ndabakunda.